ese mwana wanjye umukobwa wanjye nkunda umusore w'umuherwe waramwemereye waramukunze wapi naramukatiye rero mwana wanjye burya umuntu niwe ugira amahitamo ntazagire umuntu uguforosa kubana n'umuntu uzitiramo amahitamo yawe niwo ni umuntu muri kumwe ashobotse muganire sibyo so niba waramuhakaniye naho ugomba kubyumva urumva sine nawe kuri wowe nakariza mwese mu cyumviro amahitamo y'umuntu ntazagire undi yinjiramo sibyo hato mutazabipfa mukaba banzi uko mwabipfa n'umuntu ushatse kumwitiramo umuntu mwubahe ibitekerezo n'ibyifuzo by'akazi agahinda k'imfubyi Yes, well, kwicara ntabwo nabishobora. Hari amafa. Kasha guteta kandi ubona ibintu byakomeye. Icara we. Nakubesheje. Ndarushye pe. Ndananiwe. Mana wanjye koko. Ako wavuze aho mboko twakuri. Rero umusore w'umubwire. Tugomba gutekereza hanyene bukira. Bukira? None iyi myenda ubona wayijyana mu muhanda rega iyi myenda n'imfungwa. Ariko nakoramo iki cyo mu mutwe nkasigana ikanzu sana. Ibyo se niba bizi. Okay, nugenda wijyana. Wijyana. Koko asa ko numva dushatse tugahagarara. Icara. Uhagarare nubwo burebure bwawe. Ahubwo kamwerekesha. Ndumva uri kurateta sha. Ntugiye gusa nabi n'ubundi uce mu bantu usa nabi. Nca mu bantu njya hehe? Aha turahava saa moya za nijoro. Ariko sha ndabona ibintu bitazaduhira. Aha turahava saa moya za nijoro tugenda gushaka iki dushaka imyenda. Dushaka imyenda. Kuko nta hantu na yacu se turayikura. Kandi ko nta n'amafaranga dufite. Ako sine twamuhamagara. Hari aho yagiye se? Twamuhamagara. Jewe ni kuvuga ngo nijoro nihagera. Jewe ndiyarange imyenda yanjye ndayibone. Ananjye sine namuhamagara kayinzanira. Ahubwo ikibazo. Ariko sine nawe ndi kubanza kumenya ko sine mu byumba kimwe. Kuko ushaka kumubwira ngo watorotse ahubwo akaba ari agutanga. Ese koko ibintu nk'ibi ntabwo nkibyizera. Ntabwo nkibyizera. Akajyo ntabwo nzi ko biri buduhire. Uriya mugabo wishe yutamwica. Yutamwica. Aha. Sha. Nese ubona ikindi kintu cyari kihari. Cyari kihe? Yego umuntu narakubwiye kuba mbere tugomba gushaka uburyo dutoroka twakwica umuntu ariko twe tudapfa. Nabongeye kudufata baduhamba. Mba icyaha. Uriya mugabo noneho yakwica. Niyo mpamvu ndi kubwira nti icyaha cyo gutoroka kirakaze. Noneho no kwica uriya musore mani. Bagiye nababonye bagiye ariko byihorere ku muntu acicisha bagiye nababonye bakomeje bamwe nibyo nakubwira John we yenyewe umba ahangaho ndakwigara ahangaha nukomeza ibintu nukomeza imiteto yawe dushyimbo de aho ndagucika nitwinjiye muri gereza bari guhinga ibishimbo none ndebera ndebera yari medisi kunajyaga nk'indi dutono ariko noneho nawe nakwemeye ntunyemeye nakwemeye kabisa yongeye kuvuga ngo nubwo bawumva nihagararaho ngo
wenda ngo uri guteta nawe hari hano wakoze nk'umuntu w'umugabo. ese ukuntu usimbutse Umva noneho ngo kwakugura ngo ryatako ngo mina nabi ngo ngiki nta nubwo nushiye ko rimbabaza ariko shayima janja hano mama ariko noneho uriya muntu adushirishijemo sha adushirishijemo cha Erega haracyari ku manywa. Ntabwo biduhira. Haracyari ku manywa. Ayi, mbona na batanu bazashima. Umbrira ro ikende kintu. Urumva? Mwana kwaje haracyari saa 8. Akosha umva akayaga ko hanze yo. Umbereza. Tugomba. Umbereza. Tugomba gufonda imitwe. Ukigira umusatsi. Abasazi bambaye imyenda isase. Oya, wewe uragenda. Ushaka amakuru wigira umusazi. Ntacyo ntakora ariko urumva. Wigira umusazi ubundi yambara ibyabonye. Urumva? Yambara ibyabonye. Noneho ikindi nacyo. Turashaka uburyo dushaka ikigori hano. Urumva? Wakwimumbati kujyo. Oya, kwimumbati ni hekenye. Wamugana imyumbati ugenda urayihekenya. Urumva? Ariko uri gushaka inzira yaho turi bunyura mu ijoro. Ndashonje pe. Jackie ndagucika. Ntukuri kosa ryo. Uvangejeje hanze nushaka uncike. Ntacyo bintu nkene ndise kujya gusanga amaderike. We kugiza amahirwe. Ngenda sanga ndi hari wansanga mfite. Jackie ntukongere kunkomeretsa. Mama Derek wabonye kangahe azakundeba hano. Aho twari turi. Muri yagereza. Mama Derek yaje kunsura ryari. Kubeshya ndarushye pe. Icyasi nyine. Kandi bagiye dore naho dore ngabe epfo bamanutse. None urashaka guhaguruka. Ai. Bashaka guhaguruka. Tako yani. Udakora ikosa ryo gutuma ngucika. Udakora ikosa ryo gutuma ngucika. Ubu pe tujya kuguma mpaka nijoro turava hangaha nijoro kuri uwo mwumbati rero ukure nawe ngenda kunyeganyiza ibiti by'imyumbati nk'ubu batubonye wakwicara utankwegera ariko ndicara wakwicara utankwegera icara utankwegera se wowe waje uvuga ibyo numva gukwega nibi nyene udatuma bakubona nanjye bagahita bambona ese ko mva nashinsinzira koko nahubwo rero ndabona nta n'umutekano uhari twigira imbere kuko ahangaha ni mpande y'umuhanda ngaho ungeze moto bayo botugendiriye ungeze moto botugende mutira tarara yavuga gahora ariko irahaga apo irimo irakuraho umuntu bagaho mbega moto kuva yanatangira yaremwe iragereza nta muntu n'umwe uragerageza kuba yayicika. Niyo mvuze mvuze uti aba bantu hari ibintu bibiri bishobora kuba byabayeho. Kuba John yari amaze kuba yakiyakira mwari yakoraga amativite amwe n'amwe atandukanye muri gereza urumva ku buryo ntari kwiyumvisha uburyo basohotsemo hariya agasohora umugore n'umugabo bakajya hanze. Ikintu cya mbere cyo nahita nkubwira kirenze ni uko mugomba kwirinda. Afande kumbwira reka ntuburi kumuraho ibintu ntega ntariyumvisha neza kuko ubushizuza ubwo habaye ikibazo gikomeye cyane ngira ngo babibonye naho mudamu twaturi kumwe ntabwo ntekereza njye sinumva igereza nk'iyo ngiyo mumaze igihe murinda ukuntu umuntu acika ntabwo harimo komplo y'abandi bantu mukorana ahubwo babacikishije. Nanjye nicyo kintu ndi kukubwira ashobora kuba harimo ibintu bibiri bishobora kuba byarabayeho kuba baracikishijwe cyangwa kuba baraturutse ku mitwe yabo
kuko nakuntu byumva ukuntu umuntu abagore ariko mwabonye trace yaho baciye uburyo babigenje ko byagenda kose biragaragara. urumva iperereza iyo turikoze ntabwo tujya twifata ngo tujye tuza ngo tujye iperereza aho ngaho. duhera from scratch turabanza tukajya mu bo bari bafunganye hakaza ikibazo kimwe. umuntu bita John ntabwo arafunganye n'abandi kuko yari umukanishi bakora amazi akora n'umuriro hariya muri gereza. urumva rero umuntu akora gutyo ajya kurara aho abandi bayobozi barara bo muri gereza bumva barimo duwaye ibintu nk'ibyo muri gereza nyine ajya kurara aho barara. ibyo wenda byo gucika tuba tunabyihoreye ko n'ubundi bagiye ntacyo twazakyo. dore n'ubetse kuvuga ngo tubyore ko bacitse ahantu impamvu maje rwo bwa ariho hambere imiti aba ibintu bibiri. ntabwo hanze bagiye bafite amafaranga, bashobora kwinjira hano baje gushaka amafaranga, cyangwa icya kabiri Jackie agahamagara umukobwa we hariya nakuntu atamuhamagara akaba ari we mufasha. aho rero bamfashamo iki? shaka amakuru angereho yuzuye 100%. ku gihe nimba hari niyo wabona action imwe ntoya bitumbwira ngo action irabaye uzindi gukorera. uko biri kose yageze ku ikintu cya mbere cyabaho Jackie niyo bataba bakeneye amafaranga banayafite ntabwo yawe bro kuri kosa ryo guhamagara umukobwa we kandi umukobwa ntabwo bamubwira ngo mama ntabwo uhamagara uzambwire. Ndumva byo ntabwo bishoboka. nta mwana watanga nyina. ndaza kubwira baraba bagenzi be bakariza na Kazuba bamukontrole bajye bumva ibyo avuga cyane cyane ari wenyine ku matelefone iki. ariko kuvuga ngo Jackie cyangwa John yaza hano gushaka amafaranga simbizi bo ibyo simbitekereza, ariko byo byose ntabwo baba kosa bakora. abantu bari mu bantu banesheje umutwe kuva naza mu kazi. kamubwiza ukuri papa Kazuba, kuva naza muri aka kazi n'ubwa mbere mbonye umugore n'umugabo batuma mpaguruka ku ntebe yanjye nkajya kubahiga. ubu nabwo nyamiga imfungo kuko nta nubwo nzi ko yatoroka yajyayo, ariko niba umuntu yifata agasohoka nimba afata ngezo ikibazo ufite aho n'umuntu ufitiye ubwoba kurusha n'abandi bose se kuya mugore wa madege ntabwo mu madege ntabwo mushira umutekano urenze kubera ko ibintu yatanze babizi muri telefone ye n'ibintu John ibyo byose niba navuyemo yamugirira nabi kugira ngo mushira umutekano. abantu rero ukuntu bimeze wowe icyo uri kuvuga cyo nicyo madamu agomba gukorerwa umutekano cyangwa abashatse ahantu bashakiwe ahantu hajyanwa mbere y'uko abo bantu bongera gufata. dufite n'umutekano munini nashaka n'abasore banjye hariya mwe muri kwambara civile mu bihari ariko akazi ikibazo kimwe abo bantu baturutse ahantu hambere bagomba kuza ni hano habaho sije ebyiri. ntabwo kuba baturutse bariya baracyambaye iroza oya bo bayikuyemo ntabwo babura imyenda cyo iroza yo ntabwo baye bakiyambaye rwose bagisohoka base bayikuramo. akaba rero hanze hari umuntu wapanze na John kuba yamufasha. John n'umunyamitwe rega ntabwo yabura abantu ntabwo yabura umuntu wamufasha mu kubyagenda ko ariko kose. tumwereke rero ikintu cyo kumfasha hagira change ubona ziri muri iyi nzu, ikintu gitoya cyabo ukabona hari ikibaye muri iyi nzu umamagara. Allô? Allô? Oui. Uraho mwana wa? Mama. Kana sene. Uri he koko? Sene ndi kumwe na John. Gusa nabuze uko nza kukureba mwana wanjye. Nagaruka ukwanga. Uramenye. Uzi ukuntu bari kugushaka. Nibaramuka bagufashe. Ntago biraguhira pe. Ngo iki? Allô? Inkuru yabaye kimomo ko watorotse. Natorokanye na John. Ubu turi kumwe. Iyo nkuru rero
yagutanze ko nayimenya imbere yawe. Mama, alo karani bari kugushaka hasi no hejuru. John se ntabwo bamuvuga. Nese kuko Nka twari dusozanyije mu kati kuvugana. kuvugana nande? Newe. Kugira ngo sinagwa mumenye. Erega abantu bose banzanye na ntabwo babamenye. Shasine. Ariko uranywa ahantu hose ugeze. Mfite inyota mwana n'isugo kumva nari kubura kunywa. Ibintu byose urayoragura utabanje no kubaza ngo ni ibiki bijya mbere. Ni amazi shasi uziko numvisha bakari kuvugana n'umupolisi. Jackie ndako mama wawe na John bacitse. Izina ry'Imana ngo muri gereza nta barimo nyine bacitse ngiye mfite ubwoba bari abantu nabo baraje batumare Imana y'ijuru Imana yafasha bakabafata. Ndi gusenga nongeye no kwiyiriza bari abantu bongera bafunge pe. None uziba bafashe nka kuri barimo kwidegembya mu muhanda kandi batorotse. Bashobora guta babarasa. Subizwe umuntu yatorotse muri gereza batabamurasa. Mfite ubwoba ko bishobora kubarasa. Kandi ndashaka ko bafunga pe. Bari abantu no baje bakagera ahangaha twahita dupfa burundu. Aha, hako wasanga agahe gato amaze muri gereza wasanga baranahindutse. Barase mani shasi wagira kwifata nk'umwana mani. Jya witwara nk'umwana pe. Umuntu ari kukubwira ngo abantu nka bari abagizi bana bibatorotse aho kugira ngo ubyumva bagukirishwe uko ngo bari urumva arinjije batoroka bakuruhukira no ngo kutugirira nabi. Wasanga bari bagiye kwitsimba nk'ahandi hantu. Mwavuganye sera? Ahubwo izo nkuru nzumvanye wowe. Nose urumva nta bwoba ufite? Ahubwo ubwoba ngize nuko wenda babarasa. Ngaho nyumvira. Erega gutoroka biroroshye ahubwo ikigoye no kuguma hanze. Ubundi ni gute bari abantu batorotse? Na n'ubu ngiye bino ntabwo ndi kubyemera. Nyine sindi kwemera ukuntu John na Jack ako n'ubundi ni ba mipango. Ntabwo yeregaragwana niko kwirwana. Nose kuri no kwirwana cyangwa no gukora amafuti. Bari kwita amafuta ariko kuri bo no kwirwana kuko bakujya bagume muri gereza nubwo bashatse uburyo batoroka. Nubwo bari kwishyira mu byago. Mani reka nkubwize ukuri kwitwara nk'umwana kandi ukoze. Nese reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Kuba mama wawe na John bacitse urumva ubifitemo nyine urumva hari ikintu kigushimishije kiri aho ngaho? Nta na kimwe pe. Ngiye ndi kukumva ndi no ku ruhande rwawe. Sindi ku ruhande rwawe. Uri bukuntu baduhemukiye twebwe. Uri bukuntu nyine Jackie yadutwaraga aha ngaha mu rugo none imbesire barayifunzise itoroka. Aha nanjye simbyishimiye. Kundeba ni nanjye ndumva mfite ubwoba. Basi nawe utari kirumira habi. Nisore rya kuri ntabwo nyine uri kunyumva mani ntabwo uri kunyumva ndabona ntazi nyine byawe. Nisore mfite iki? Basi se ndi polisi ngo mbasubizemo. Ukuntu papa bayimubwiye akagira ko papa yatinye. None uzi ko umubyeyi wawe yatinye mani. Ariko bagiye kubahigira hasi no hejuru. Ntabwo papa yakwicara atuje ngenda mwizeye. Noneho uramutse ubonye baje hano baje nka Jack aje gufata imyenda wahita uba reporting. Yesu we nkimubona ku gipangu gusa kuri gate cyangwa nkamenya amakuru ko ari mu veni. Nubwo itamamagara polisi muze mufate inyangaragata mu bijyane. Bega nanjye no ngiye nari niturije sinesubira ko twari tumeze neza. Twari tumaze kumera neza n'Imana pe. Jackie kuvuga akagaha muze muri gereza nta kunyaba yisubiyeho rwose wapi. Wenda amazemo igihe nanjye nshobora kubikira nkavuga kibura yarahindutse yabaye umuntu mwiza ariko umuntu ugezeho gucika none ubu ubugoma afite. Aha ni ibibazo nyine n'ibibazo mu bindi twarenzeho iki se. Ubwo nyine turamutse tubonye uko tubigenza natwe twafasha leta tukareba niba basubiramo. Si ubwo wowe wabikora? Reka njye sinshyigikira amabi uko maze kubirambirwa. Ngiye gukora ibishoboka byose Jackie noneho bongere bamusubizemo. Reka aka kanya asubiye mu polisi. Ntabwo ari umupolisi ari gufungisha umuntu wenyine. Aha erega twe dupanga n'abandi bapanga nabo buriya ntabwo bicaye ubusa. Ngo
biriya nabo ntabwo baba bicaye ubusa mwese urumva bagiye guteganya gupanga gutoroka nta wundi mupangu bafite wo hanze iyo biriya numiwe reka njyewe ngende sibyo kansubire mu nzu n'ubundi nzi umuntu wabo wongeye mukuremo wowe nahita mbasubizamo ese ushobora iki uretse umuntu mwana we si umuntu arabigenza gute Mana we Ishaka cyakinyishe. watereka hasi ukanca yandi Umva ntashe ndacika. Ntashe ndacika. hawe Ntashe ndacika. byo Abo se koka aya ni situ imeze ite? nibuze ariko ubusambo bwawe n'undi warabufunganywe nibuze ikintu nari nkumbuye Iyo ngiyo ntabwo iryoshye. koko se niryoshye no muri gereza burya wa mupolisi tutarashwana ni najyaga mutuma kandi yo mu ducupa Ako ko kikonje we. ndagafite ntabwo igikonje nta kimwe Umvira nkubwire. Saa moya za mu gitondo hari umuntu nashatse yambwiye ko agomba kutwambutsa. uga gake abantu baje Karega ka nakabari Ako nakabari ko mu cyaro. mu cyaro nyine ariko nakabari wabonye akabari se bimiyenze Ariko nta kibazo ariko rero hari ukuntu usa n'umuntu wo mu mujyi ugomba kuzurisiga itaka amakara kugira ngo basi usi nyene wisane n'abantu bo nako nuko tugiye kugenda se saa moya hari umuntu ari butwambutse rero ndagusabye ngo witegure kumwe nakubwira ngo witegure dutoroka gereza okay wambwira none arinjira wa saa moya ube witeguye gisirikare urumva no kuvuga ngo sundi ubu twahisemo kano kabari byari byiza ko tuganiramo ibintu nk'ibira yaba uriya mugabo w'inda ariko sha hanze hano bari baridodembe akojyo nkubwije ukuri ubundi nari mbizi ko ari uzankura muri gereza mbese amerekezo yanjye yose yarari kuri wowe nta mutekano hari ntawo ahubwo tugere bwa tugenda ariko nibuzi uko witeguye tugiye gutoroka tugiye kuva hariya hantu kube ariko witegura urumva kube ariko witegura wambare witegure jendi tayari asinje nambaye gutya ari ikibazo we nta kibazo nanjye imyenda namaze kuyibona makiyaje waranyemereye ko uzayima nkisiga makiyaje ijwi ry'umugore nta kibazo ko sinabinzaniye se ijwi ry'umugore nta kibazo genda gihiringamo ngo umuntu aza dufashe ahubwo yanambwiye ngo kugira ngo tubajijishe nazira modoka sara se kugira ngo nizage gisirikare nyamara ahantu nta mutekano uhari ariko ahantu hari umutekano ku baturage ahubwo nkatwe turi gushakishwa ibaze hano hari ifoto yacu ariko nta nubwo banatumenya icyaro cyanjemo reba afite igiti na fana rero itegure saa moya turaba tugiye ikindi nitumara kugera hariya buri kintu cyose cyatuzana amafaranga tuzagikora ushaka uzambwiye ngo twice abantu tuzagikora John we warasaze ariko warasaze wewe twice abantu gushaka amafaranga ariko uzi ko iyo umaze kugera mu gihugu cy'amahanga uba ugomba kwitonda kandi ndashaka yuko dukoresha ubwenge nk'ubwo twakoresheje hariya kandi umenye ko iriya gereza kugira ngo tuyicike dutoroke hariya ahantu hariya abacungagereza bangana kuriya ntabwo byari ibintu byoroshye
turarenze akira ahubwo akira tubinywere kabisa utangira kumara undi aramu urishyura nanjye ntabwo nanyoba noneho rero ikindi kintu kihari ndashaka ko wiga igiswahili ndakigira he ntabwo nkeneye ibintu by'Inyarwanda hariya ndakigira he ko nzakikwigisha uza buri muntu wiga igiswahili ugomba kunyigisha bwa mbere gusuhuzanya no gusaba iki nakwigije kubanza gukora ibintu byo gusaba reba umukobwa nuramugabo Mariya bihorere ariko tuve hano hantu uyu murayinywesha vuba nawe hano maze kubona ko nta mutekano hari kutumwe n'ingoga tugende ariko turi tayari Jackie duhunge niba ari wowe waka ndengeye unde ganiriza iki ese nkora iki ngo nkubere umwana wifuza ndeka mubyeyi mbeho winyicisha agahinda nanjye mbabara nk'abandi